madamu twarasenganye ibibazo bitumereye nabi turi mu nzu wahejwe inyuma n'amateka madamu ndamubwira ni ukuri Imana iri kutwesikoroka ntacyo zagira arambwira ati sheri ntuzongere kuvuga iryo jambo Imana yacu ntabwo ari bakame ngo izaturyarya irindi jambo ikarinda n'uwo yaribwiye izadushigikira ngiye ambwiye kuzicara no mu ndege abantu n'umugore ndabwenga afite namanje nkagenda no mutagese kuko najyaga ku Kibuye n'amaguru ngiye mwivuga butumwa ubu ndimo ndagenda na Rwandeya eswe no muri iyi minsi ndumva nzagenda umva reka nkubwire shingiye kubyo nabonye ndi umugabo wo kure cyane habaho Imana itakura umuntu manzu yiterete kwemere we uyiterete ibanzi kwemere nimara kukwemera izakwemeza n'abantu muhere ku murongo wa wundi watuye igipesi cy'ikote niwe babwiye ngo ku murongo araza afashe portemoni akuyemo inoti y'igihumbi atereye ku ihema bamukubise ikibuno cy'imbunda ngo tura portemoni yari irimo ibihumbi 80 abayinaze hehe ku ihema agiye kwicara barongera bati tura ni ukuri ko Imana ntayandi nsigaranye nari mfite ibihumbi 81 yose ngayanyesize hano batumva reka tubereka amabwiriza yo gutura manza muri mu mikino uhereye ku nkweto ingofero zo ntazo mwazanye inkweto hehe abakwemwe ingweto ashira ku ihema ipataro he kuko icyo gihe cy'abacengezi amafaranga bayabikaga mu mikaba n'ibikabutura by'imbere bakabipfumura bagashira mu mikaba n'icyo gikabutura hehe n'igikariso yambariye hehe asigara yambaye uko yakagize ate bati hagarara wemye nta wundi turongera kubwira kunama bati hagarara wemye akunda bati akamubita ikibuno cy'imbunda bati ntabwo ushaka guhagarara wemye ahagarara uko yakavutse byose he bati mwese mwarebye uko mugomba gutura ngwigo ibyo kuva ngo ni umukecuru niki byabijipo byose 6 nababwiye yabyuhururiraga hehe bo bakajya kwisakira hehe bakana mu mikaba urumva nta n'umwanya bari bafite bari gukebaguza ngo abasirikari bataha basanga urumva baratuye ihema rya mbere riruzura basasi rya kabiri riruzura basasi rya gatatu riruzura kandi urangije gutura gasubira kwicara ibyo kuva ngo sheri wanje ntibyari birimo ibyo kuva ngo mabuko arimo ibyo kuva ngo abakwe ikiduteye agahinda ni kimwe nuko ituro twatuye ntawe uzarwara ngo aryibutse Imana nuko ituro twatuye ntawe umwana wazatsinda ngo aryibutse Imana iri hereho imutabare bwasohoye ngira ngo umwuka yabatsinze batanga imifuka ya sima yo kubaka inzu y'Imana bateraniramo ngira ngo umwuka yabatsinze buri wenda buri wese azana nkafeye y'ikirahuri ngo yubake inzu y'Imana ngo twatuye ngo ku buryo buri wese yatasha uko yavutse nose mwigisha yavuye bakagira ikirunga ngo none murashaka Zaburi nshya umunsi mwiriwe kandi Yesu ashimwe dushimye Kirisitu kuri iki gicamunsi tugezeho ni imbaraga ze kuko ugiye ku maradiyo menshi aya masaha hari aho ugera kuba ngo tugeze mu mwanya wo kwamamaza amatangazo umuryango wa kanaka wajwe no kumenyesha inshuti n'abavandimwe ko kanaka yitabye Imana iki gicamunsi uwo nawe yari yaramutse ari muzima twe rero kuba tugejeje amasaha turacyari mu mashimi reka muririmbire Uwiteka indirimbo
mushya kuko aje gukora ibikomeye mu gihugu cyacu, ibitangaza mu gihugu cyacu. Yego. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza mu Rwanda. Haleluya. Iyo ni iya zamani ariko ni nziza. Amen. Nibutse imbabazi ze, nibutse umurava we, abigirira igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abo kumera mureke aho ngaho. Muri Kongo yakurindiye, muri Kongo yakurindiye, Buganda aturindiye hehe? Mutere haleluya mu Rwanda rwacu turabo. Nishimwe tujye dushima Uwiteka uduhaye igihugu cy'amahoro, uduhaye igihugu cy'umutekano. Burya aho yakurindiye ni mu Rwanda. Nundasengera u Rwanda rero uzaba utazi kureba imigisha Imana iguha. Bana bacu biga hehe? Abagore bacu twasezeraniye hehe? Amasezerano dufite ni amaki? Amanyarwanda. Kuko Imana yatubwiye mu Kinyarwanda iravuga iti nza. Hari uwo yabwiye mu Cyongereza, si bana narakubwiye mu Cyongereza simbizi, ariko ngiye yambwiye mu Kinyarwanda. Niyo mpamvu ngomba gushima Imana y'iwacu mu Rwanda. Haleluya. Yaravuze nzakugira neza, nzagushigikira, nzakwambika, nza. Haleluya. Umva tuvugane. Yarakubwiye ngo ekute. Excuse me sir. Ni kwa kubwira. Yarakubwiye ngo ngwiki nza gukorera ubukwe, nza kwambika, nza. Haleluya. Nza guha umugabo, nza guha umugore, nza. Dutunzwe na nza. Rero tugomba gusengera u Rwanda k'igihugu cyacu kikabona amahoro, kandi Imana nayo kugira ngo ikwereke ko yubasha u Rwanda iyo igiye kutubwira itubwira mu giki. Amen. Nyuma rero ariko wewe umunyarwandakazi yararirimbye rero nawe hari ababene data bakoze ibintu byiza cyane. Ntago ndabivugaho cyane kuko twabivuzeho kenshi cyane. Ni ibintu byiza kutabyumva rwose ufite ikibazo. Hari umuririmbyi w'umunyarwandakazi hano hafi. Dusubije amaso inyuma, ibintu byaducanze. Dusubije amaso inyuma, nta byo kurya nta byo kwambara. Dusubije amaso inyuma, imiryango yadutaye. Dusubije amaso inyuma, imiryango yadushizeho. Dusubije amaso inyuma, yageraho bimurenze ati ariko Mana we waraturengeye. Ngorera ku bintu. Uyu mwana ari mu mavuta cyane. Haleluya. Muvuge ngo Imana imumugisha. Dusubije amaso inyuma, twabuze Minerivare. Dusubije amaso inyuma, tutazi uko bizagenda, kandi iri kudupangira. Yageraho yumvise bigezemo neza akavuga ngo ariko Mana we waraturengeye. Kuva mutekerereje ntago ndongera kuyiririmba maze. Dusubije amaso inyuma, nta myambaro nta byo kurya. Dusubije amaso inyuma, amadeni atumereye nabi. Dusubije amaso inyuma, abarozi batatworoheye. yewe yageraho yasanga Imana yabikoze neza akavuga ati ariko Mana we waraturengeye. Ari ibyo we. Uwacu yaturirimbiye neza. Nzagaruka kugusura kubera waririmbye neza, numva ndafashijwe, numva nzagaruka kumva. Mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho,
nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, n'amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera, ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda, imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Ye baba we, mureke mbabwira aka kantu. Buriya hari ibyo umuntu abona ntabihe n'agaciro. Iyo umuntu agiye kwihagarika ava ndinda we, kagenda akihagarika no kuvugiriza umwanya akabayo yumva byorosha, ariko buri ugeze hariya inyama atanu kuri ADP ugasanga hari umuntu uri kwihagarikira muri sonde, ariko ngo bati mwihangane, bati niko bimeze, ariko ufata Uwiteka we, nibyongera kunyuraho byanyuraga nzagushima we. Buriya ugezemo ugasanga hari umuntu, buriya iyo umuntu agiye hariya mu bwiherero hariya aragenda akicara, maze mufite na siyeje nziza ho kabyara, uzi ko hari n'usinziriramo bakubita ati uretse. Ariko buriya ubonye uwo biri kunyura mu rubavu, baratoboye mu ibondo ariho biri guca, buriya niho wamenya ko hari amahirwe udaha agaciro, hari n'ineza y'Imana iri kumwe nawe utirirwa uha agaciro. Hari n'abatanze amamiliyoni n'amamiliyoni ngo byongere kunyuraho byakanyuze, byaranze. Mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, murekeraho wajya kubona okay, twashatse twakoze mariage katurebe, numva mariage yabaye rodez kwa okay, numva rodez ukwezi kurikiraho madamu yari yasamye, kandi nako ni nabwiye Imana ngo ahita asama, ngiye adasama, urumva twari kugenga iminyagaro, urumva. Hanyuma nene namubwiye ngo kandi ahita abyara umuhungu, niko byagenze, ndavuga ngo azakurikizeho umukobwa. Wewe usa n'uwabitegetse biremera, ariko we yagutanze gushaka nta niyari yavamo. Mu buzima hari byiza tubona tukabifata, iyo uri kureba amaso uri kuyatereka nk'amatara magufi n'amaremare, hari uwavutse ukurusha imyaka, utazi uko nyina asa, utazi uko sasa, utazi uko izuba riva, utazi amanywa nijoro, kandi nta cyaha yakoze. Burya hari ibyo yaguhaye yimye abandi, kandi nta ruswa watanze. Ngaho yiterere haleluya ishime. Amen. Hari ibyo yaguhaye yimye abandi. Amen. Yiri kwigira gasore ewana wambonye umbaman sta umbasheri hani twititsi, we ntazi kugira iyo ageze aragenda burya uriya nawe agize amahirwe nk'ayo wagize ururimi rwe rukagobodoka, yaririmba sha ahambana ati yaririmba sha, jya uraririmbira Imana ureke kuyisondeka, yaguhaye kuvuga abandi bidashoboka kabisa. Hari amashimwe umuntu agomba gushima, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. None maso yanjye nawe matwi
nawe munwa wanjye mwese mugire mute mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi ibyaremwe byose bimushime. muri kunyesha kandi ngiye gutaha mu majyaruguru. Uzi ko biri kuryoha ngumva ndavaha. Dusome ijambo ritoya. Ijambo bene data mwateguye Imana ibahe umugisha. Kandi nandi makorari ni ukuri kose mushire mwakabaraga. Turashima Imana ko mufatanije na korari Ngenzi yanyu gushima. Hari korari itegura ibirori ugasanga iri mu rusengero yonyine. Abandi bigende ni ibyawe twarabwiye ngo bazabimwara nayo. Uri kumumwaza hari umurima we yaje guhinga ntari gukorera urugo rwe yakurinze. Kuko udashaka kumufasha ngo umutere inkunga mufatanye gushima. Dorere ni byiza kandi ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Igikorwa cya korari imwe kikaba igikorwa cy'indi korari. Ibyishimo by'abakecuru bacu bikaba ibyishimo by'abasore bacu abana babo. Ibyifuzo by'abakobwa bacu n'ababyeyi n'abasore bikaba ibyifuzo by'abagenzi babo. Akavuga ngo mukure mujye juru none nimwe ejo nitwe mu izina ryande. Hari abari ku Gisiyoni abandi bakamanuka se. Twese turi kujya hehe? Tugomba kuvuga kimwe, tugomba gukunda, tugomba gukora bimwe kuko tuzaba amahoro tutekanga ikibi mu gihugu cy'umunyarukundo wacu Yesu. Iri jambo rero bateguye riri hariya muri Zaburi ibice 9 umurongo wa 12 haravuga ngo muririmbire Uwiteka utuye i Siyoni. Harya ni ibice bingahe buri? Ni ibice 9. Nta bice 9 biba muri Zaburi. Nta bice 9 rwose niba mwarageze ndi kubona nge nta birimo. Zaburi ya 9. Zaburi igira ibice 5 gusa. Nta Zaburi ibice 9 rero irimo. Shokora ndi kubona ari mu igice cya mbere. Ngo umufate Bibiliya ndi kubona ntuzatangiye kureba kagira ngo ndamubeshe. Mufate Bibiliya Zaburi igice cya mbere ku murongo wa mbere. Twahageze mugire twihute cyane. Abafite Bibiliya mwahageze. Haranditse ngo Zaburi igice cya kangahe? Reba Zaburi ya 42 turi kwihuta. Zaburi ya 42. Zaburi ya 42 twahageze. Igice cya mbere handitse ngo Zaburi igice cya kangahe? Kature Zaburi ya 73. Haranditswe ngo Zaburi igice cya kangahe? Kature Zaburi ya 90. Wahageze? Haranditse ngo Zaburi igice cya kangahe? Cya kangahe? Kature Zaburi 106. Oya 107. Twahageze. Ni Zaburi ibice bingahe? Ni igice cya kangahe? Rero Zaburi igira ibice 5 ahubwo bigizwe na Zaburi 150. Nuvuga rero ko twize muri Zaburi igice cya 9 urabutubesheye. Ahubwo ni Zaburi igice cya mbere. Ni igice cya mbere cya Zaburi. Zaburi ya 9 umurongo wa 10 na kangahe na 2. Kamuri karakara turi gutongana. Ubwo turi kwiga etete. Haleluya. Amajyanye n'umukecuru gusenga witwa Ntakaziraho. Bari gusenga uwo mukecuru ngo abareretswe. Ati haleluya, ati mva Magadari nawe ati urasoma muri Zaburi 6,000.
mama tegore nubwo ndazi gusoma manzi ibyo bitabagaho. Baratashe bageze mu rugo ngo mwana ngo ndakazira aho yambwiye ngo dusome muri Zaburi 600 ngo mwe mubireba ngo ibyo bintu bibagamo. Nabandi na Zaburi 600 ngo nanje namubwiye no ndakazira ngo wenda musome muri Zaburi wenda ngigihumbi ngijana. Igihumbi n'ijana sibyo bibamo. Zaburi gira ibice 5. Rero iyi Zaburi bene data bateguyeho ni Zaburi ya Dawidi. Haleluya. Ni Zaburi igice cya mbere, Zaburi ya 10 na kangahe? Ya Zaburi ya 9 umurongo wa 12. Rero iyi Zaburi ni ya Dawidi. Dawidi umwami Dawidi amaze kuba umwami wa Isirayeli yahuye n'ikigeragezo cy'umwana we. Umwana we witwa Abusalomu. Uwo muhungu wa Abusalomu ararikira ingoma ya se. Amaze ararikira kuba umwami. Ashaka kuba umwami ariko ashaka kubanza yica se. Ngiro mwicaranye ngo ibibazo byahozeho. Umwana ashaka kubanza kwica nde kugira ngo isapfe nawe agira ate ayobore. Umwana rero ise amenya imigambi y'umuhungu we. Amaze kumenya imigambi y'umuhungu we arahunga. Amaze guhunga aragenda ageze mu ishyamba. Umuhungu we aremesha inama. Aravuga ati papa ni umurwanyi ni umuhanga ejo nagaruka azantera ansinde. Bituma uwo muhungu apanga urugamba bamugira inama bajyanama be ngo akurikirane papa we agifite igihunga amwice abari bajyanye na papa we bagaruke. Dawidi kuko abazi Imana yabo bazagira bate bazakomera. Dawidi nawe ari gusenga agiye kubona abona intumwa iraje iramubwira ngo urare wambutse kuko umuhungu wawe aragukurikiye. Dawidi yari kumwe n'umuhanuzi witwa Natani ubirimo neza. Dawidi abwira Natani ati Uwiteka aravuga iki ku bibazo mfite? Niba ugeze mu bibazo aho kubaza abantu ujye ubaza Imana. Haleluya. Niba ugeze mu ikoni udashoboye jya ubwira Imana ngo Mana we umuririmbyi yateye korasi aravuga ngo iyo mbonye binyobeye ndakubaza. Dawidi abwira Natani ati mbarizi yamvuzeho mbarizi yandinze mbarizi yigitumije ngeze uyu munsi ngihumeka. Iyangijije abarozi, iyangijije abapfumu, iyangijije abakonikoni, iyandinze impanuka, iyankuye ku iseta yimbarize ngo uyu munsi ahagarara te. Kuko iyo umuntu ari mwisi aba agifashe igihe mu ntambara. Imana iramubwira ngo Natani bwira Dawidi ngo rwanika urwanirire. Iri kumwe nawe ngikurwanirire. Ngiro mwicaranye ngo mu nshuti ufite Yesu uzamugira uwa mbere. Niyo nshuti nziza. Abana bahagurutse, imiryango yahagurutse, ibibazo byagukomeranye, Yesu niwe nshuti nziza. Dufite indirimbo ivuga ngo Yesu niwe nshuti nziza murekeraho dutahe amasaha yashize. Ica nkundira Imana. Imana ari kumwe na Dawidi mu ngoro ntiyamusiga ageze mu ishyamba. Mande zose urahari Mana, mande zose urahari Mana. Hano vuza ingoma sha, vuza ingoma ndirimbi yo korasi dusenge. Mande zose urahari Mana, mande zose urahari Mana. Nikirize Mana, mande zose urahari Mana, mande zose. Mureke bancurangire ndirimbe kuko nanjye nkuna kuririmba Mana.
mucurange dukoresha iminota nk'itanu mana mande zose urahari mana mande zose urahari mana ana mande zose urahari mana yego mande zose urahari mana mande zose urahari mana mande zose urahari mana ubana n'abakomeye cyane ukabana n'aboroheje mana mande zose urahari mana mande zose urahari mana ubana n'abakire cyane ukabana n'abakozi babo mana mande zose urahari mana mande zose urahari mana ubana n'abambaye congo mana ukabana n'abambaye bodaboda mana mande zose urahari mana mande zose urahari mana ubana na mu etaje mana ndetse ukaba no mu kigonyi mana mande zose urahari mana mande zose urahari mana ubana n'abashubijwe bafite imari ukabana n'ababuraye mana mana mande zose urahari mana ayiwe amen mana utuye mu etaje i Kigali ariko uba no mu kigonyi mana urahari cyane mande zose urahari mana yacu ubana n'abahaze cyane ukabana n'abashonji mana mande urahari mana mande zose urahari mana ubana n'abambaye congo mana yes ukabana n'abambaye bodaboda mana mande zose urahari mana mande zose urahari mana yes nuko sha amen tunatwana ko ndikumva natujana mu majarugurura mwahemera yes harakonjaka ntago Yes. mwahashobora amen haleluya amen mushumbize korari nzana gusaba kabisa muzezana izi korari zirashushe baze baje kumva nakabeho ko mu majaruguru bakumva sibyo mwa ewe ngiye gukina iyo diru kandi ndikumvira camo vuba mbese ndibanda kuri mushumba turabicisha mu nge nawe Imana ishimwe Imana rero ntiyabana na Dawidi ari mu murwa we gusa ageze no mu ishyamba yihamagaye igira ite iraza ihageze iramubwira ngo Natani we bwira umugaragu wanjye ngo rwana nkurwanirire Dawidi arahaguruka iby'umubabaro arabireka yesitariki ingabo ze zirwana n'iz'umuhungu we kuko Imana yari mu ruhande rwa Dawidi ingabo ze zitsindiza umuhungu we umuhungu yari umusitari cyane niwe musitari wabayeho wa mbere yari afite imitatsi igeze mu mugongo abonye ibyo yibwiye biramuraburanye ariruka yirutse anyura mu biti ya misatsi ifatwa mu biti arerera ingabo za Dawidi zimusangaho maniga ziba ziramurangije nkubita mani imitatsi yafashwe mu giti aba arapfuye Dawidi rero agarutse iyi zaburi niyo yaririmbye aravuga ngo muririmbire Uwiteka utuye Siyoni mumuvugirize impundu mwamamaze mu mahanga imirimo yakoze kuko ahorera amaraso abibuka atibagirwa
gutaka kw'abanyamubabaro Imana ishimwe. Imana Dawidi arayishima, arayitaka muri Zaburi, haleluya, arayivuga, arayirata, arayiririmbira, bati muririmbira Uwiteka. Uwiteka ni ungaruye mu murwa, Uwiteka ni ungaruye nahunze. Ninde wari kugutarura, ninde wari kuntarura, ninde wari kukugezaho ugeze, ninde wari kungezaho ngeze atari Uwiteka. Abacu rero bifashisha Zaburi, baravuga ngo reka turirimbire Uwiteka, twamamaza izina rye, twamamaza ishimwe rye, haleluya, twamamaza ishimwe rye. Dusoza hariya mu kuva ibice, ndumva hari umugabo wari ugiye kutwigisha, aho yari aratwigisha bayahasize hagati, sinzi ukuntu yafashe Bibiliya nabi kaba karaguye. Ndariga mana atabona rinda bigisha hagati karaguye. Ati cyangwa rya riri kaze rite, ati nari narirobanuye. Ati shitani aramvangiye, ati iki gitakuyemo, ati kandi sinapfa kuhamenya kuko nari nahaguyeho. Kuva ibice 21 umurongo waho wa 18 yananditse ngo abantu nibarwana umwe agakubita undi buye cyangwa igipfunsi akabirwara iminsi ntapfe, nasindagira ku kibando uwamukubise ntazagibweho n'urubanza, ahubwo azarihe iminsi amaze arwaye kandi amuvuze arindakira neza. Siri jambo n'amashimwe birahura bite Nyagasani? Ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo niyo yomora, niyikomeretsa kandi niyigirite, niyo yomora. Hosea we yaravuze ngo mureke tugarukire Uwiteka, niwe wadukubise kandi niwe uzagira ate, azatwomora, azaduhembura hashize kangahe? Kabiri. Nayo bu yarabivuzeho ngo niyo yamukubise kandi niyo yagize ite. Urumva rero Imana niyigira byose. Umuririmbyi wa Yehova Ire, nkunda Yehova Ire, yararirimbye ngo n'Imana inyuranye ibihe bikabaho, tegekesha ibyo yaremye ijambo bikemera, babaye nabwo niyo ihamagaye umuntu ntarara mu isi, hejuru yayo nta yindi mana iriyo, singurumimano dufite Imana ikomeye. Noneho bazi kuyantona rata, umwe akavuga ngo nanyereka mbabwire uko nayibonye, nabonye igira impuhwe, igira ibambe, kandi n'Imana yica kandi igakiza, gusa ishobora guceceka mu bibazo byawe kandi mu by'ukuri iri kubikemura. Nibwo bumana bwayo. Nanyereka mbabwire uko nayibonye, ibindi ndabyibagiwe ariko Imana igira ibambe kandi n'Imana yica. Erekeza ijambo ryayo ikarisohoza. Ubwo sase nyuwake shiraha mini shiraha bagaragu, nibwo bumana bwayo. Yewe nibwo bumana bwayo. Mu by'ukuri mbwirira uwo muri kumwe ngo Imana niyo ifite ibyiza n'ibibi mu kiganza cyayo. Iyo yaguhaye ninde wakwima? Yagushingiye bakugarurira mu nzira, yakubakiye ninde wagusenyera? Agati gateretswe n'Imana ntigahungabanwa n'umuyaga. Bakuroza ndibyemere byagufata, uzagenda bisimbuka, uzagenda ubabona bazajya bagucukurira imva, Imana nayo izipavome. Uwo wahaye ijambo Mana we, uwo wahaye ijambo Mana we, bararigira mureke
murekeraho buriya yaguhaye imodoka, iyi Imana yaguhaye biraza, n'iyi Imana yakwimye bigira bite? Yagushigikiye urakomera, ariko ivuze ngo tu ta ewe data we, ikubwiye ngo ndakwanze. Umugabo umwe yaraje arambwira tumva ntikarame, ati nsengera. Ntimusengere kuki? Ati nsengera abantu bose baranyanze, ati kugeza nubwo umugore wanje ejo bundi yabyaye akana k'agahinja nako ngiye kugacigatira karambema ngo ati urukumva ntaratewe kweri. Ngiye kumusengera, Imana irambwira ngo mubwire ngo uretse n'abantu, nanjye sinkwemera. Namubwiye ndi yewe ibyawe nta fere, ati ubibonye ute? Nirambwiye ngo uretse n'abantu nawe ntikwemera. Ati ngaho nsengera, Imana irabita kwemera ngo usengere, ushaka kugira ngo inyicane nawe se? Barakubeshe ntabwo ndagusengera. Ngariko ngo mwe kujya muri aba bagome, nde kujya ndaho umugome nayo ubwayimbwiye kitakwemera, none ndahamagara nde? Ndagusengera ndikubwirana itakwemera kari yumbwiye ngo nguhamagarire, ndayihamagara kandi maze kunsobanura ko mufitanye bifu inkanda na maso nawe. Barakubeshe. Ndabwira ndahubwo sinkigusengeye, ahubwo reka ngugira inama. Iyuzuze nayo ibanzi kwemere, ni kwemera izakwemeza n'abantu. Manzu yiterete kwemere, we uyiterete ibanzi kwemere, nimara kukwemera izakwemeza n'abantu. Kandi yari umugabo ubyibushe munini ufite indigeza, itakwemera uwo waba uri we wese ntacu buvuze. Rero wewe kambaho ubuhamya butoya nk'umunota umwe, sibyo? Sibyo wewe? Njyewe nari njyamye, Imana irambwira ngo haguruka ngutume. Imana urantuma iti haguruka ngutume, nigasasurajya. None ndababwira ngo ikiti ndabikubwira ugezeyo. Ndagenda njya kwa rekomandasiyo barayimpa Mana yo mu ijuru. Nari mfite umusaza witwa Kabombwe yaratashe, umukozi w'Imana yitwaga Kabombwe Yonas, ni wari umushumba wanjye. Ampa rekomandasiyo ndagenda, ngezeyo ni muraho, bati muraho neza, ni rero Imana intumye hano, bati rekomandasiyo iri hehe? Mbahaye rekomandasiyo. Bati none ibyo yagutumye bimeze bite? Ndabibabwira ngeze ku ruhimbi. Bati nta kibazo. Noneho yemwe bashiraho amakorari makeya, barabati none ubwo uravuga ubutumwa ni nawe uratwigisha ini, ariko ubwo Imana ntiyari yagira ite? Ngeze rero ubwo bashyiraho umuntu ansengera, kandi ibyo Imana yambwiye ntabyo yari yagira ite? Ubwo aransengera ararangije, ngeze imbere nti none Mana kwa mwengu urabimbwira, isaha ikabigeze urabivuga ryari? Nimureke twongera dusenge n'abantu babiri. Uwa mbere arasenze, ntariko Romana ugiye kumwariza. Ndavuga ngo iki? Iraceceka. Uwa mbere barangije gusenga, uwa kabiri baratatse. Ariko ngo rero ngo bane natwe ngo tugire neza, ngo tubigusabye twizeye. Numva nahise ngo nta bintu byinshi nagutumye ngo bambwirire ngo muture. Amen. Muture byonyine bitagira ikindi. Mana ndabasomera muri Marake handitswe ngo mubingerageresha, irambwira ngo ni wibesha ugakora ikosa ukavuga ngo nkubwiye aho ndakubwiye, urahurira n'ingorane hano. Babwire ngo muture, nta bindi ngutumye. Ngiye kubabwira ngo gutanga bihesha umugisha Mana, irambwira ngo urabasomera hehe batasomye? Bahambwirire ngo muture, nta rindi ngutumye. Ubwo nyine abantu bo bumvise ngo ubutumwa bwaje, barakunda kuvuga ngo mfite message, atazi na message cyarico. Abantu bose bamenye ibifaransa n'ibyongereza ngo mfite message,
mwebwe nta bari babazana ama message ko bari gukunda za ntuza za YouTube cyane. Mfite message, wamubaza uti message ni iki? Nyine ngo nari njyanye ngo ariko nyimaranye imyaka 2. Iyo y'imyaka 2 ayizanye muri 2024 ngo izamarike. Nugukunda cyakora ibi byuma ni byiza rero iyo bakigutunze wumvaga wakomeye. Niyo mpamvu ushobora no kubesha ngo yagutumye itagize ite itagutumye, ariko byari byiza kuko uvuga ngo iravuze itavuze azaboneke ishano. Dufite abantu benshi bari kurwanira kuvuga ngo nanjye ngo Imana yarambwiye ngo nje ku kinyamakuru cyitwa ngo ubu nanjye ndabesha aba bana nzi kinyamakuru cyabo. Munda akashaka ikinyamakuru akakibona kuri YouTube ngo yarambwiye ngihute ngo uzasanga abo banyamakuru. Yabanje kakubwira ugasengera ibyawe biri wawe nabyo byabaye byazitse. Urigiye gusengera igihugu cyose urugo rwawe rwarakunaniye. Nzaba ndabireba bashire mwagateke. Nge ntago ndi umuhanuzi, ntabwo nzi mpanuraga, ariko nanjye nibumba ubwo nzahanura, ariko nge ntabwo ikunze kumba. Noneho rero mageze ni haleluya batamena, mbona bose bafasha amakaramu ngo bagiye kwandika iby'Imana ivuze. Kandi burya nibyo yagukoreye ni imvugo yayo, ibyo yaguhaye yimye abandi ni imvugo yayo, aho yagutuje abandi badatuye ni imvugo yayo. Kuba uri mu nzu nziza abandi barakoze ibishoboka byose ntibabishobore ni imvugo yayo. Menya ko ari ubu tuwagiriwe nkaho nawe ujye ushima uwo mwami. Manabwiye ni rero ubwo bari gushaka kwandika ngo ubwo yavuze gute, dore bakunda ibikomeye ngaho ibyo bikomeye bije babirya. Rabifuza ibikomeye, ariko ibikomeye birica nyoko bikica siko bikakwica bikaguca amaguru. Wumva ibikomeye ari umunsi mukuru, ni umunsi w'amavuko. Hari ibyo abantu bashira mu kanwa banza abandi bigeze aho nabo bariyanga. Aho uri kurerera wahashira inzoka, aho abana be bari gukinira wahashira inzoka. Imvura iraguye buriya ntugire ngo inaguye niweho yanyagira mbere. Aho wahatera ikibombe cakwica mwicaranye ugasigara. Munyumve neza, ngira abasiribanza izabasiribanga si uhagaze. Wamenya ko ibyago birazi wawe ukarara ukinguye urugi, ahubwo wasenga ukavanga ibyo binyure hirya, ibyo ntibikagera iwacu. Aho abana bacu bari kubonera amadiploma, abana bacu bari aho abana bacu bafite akazi, aho uri kuri ubu ngiye guhaguruka hano ndagera Musanze hafi saa 4 za nijoro, ntawe ntangiye nasinziye. Shoferi yakubita mugasimu nta n'amasima kihabanyagasane. Mana yarakoze, urumva nzi ko ndagerayo amahoro. Ubu wakwifuza ibyago ko corona ari tumereye nabi, ninde wahamagara ngo corona nigaruke? Byari byiza ngo ujye usengera igihugu cyawe, usengera intara yawe, usengera akarere kawe, usengera umurenge wawe, usengera umudugudu utuyemo, usengera isibo yanyu. Naho ibindi abantu bagwije ubugome kugeza ubwo banza abandi bagera naho nabo bagize bate biyanze. Cyangwa urusengero rukatugwaho, wagwa se kugira ngo ho wakwepa kutazi no kwiruka niho gwagwaho mbere. Imana niduha amahoro mu izina rya Yesu. Rero manabwiye nti rero mwikwirirwa murandika byinshi, ahubwo Imana irambwiye ngo muture. Ijambo yashimye ko tuganeho ni iryo Imana irumugisha mu izina rya Yesu. Numva abandi baravuze ngo ubwo se abakigaro bazi ngo ubwo nukwivugaga we, suragira ngo ivuge nkawe, uragira ngo ivuge nkanjye? Ivuga nk'Imana, iravuga bikaba yategeka bigakomera. Ntabwo ikoresha amarangamutima yanjye, ntabwo yakoresha amarangamutima yawe. Ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Ni Imana itagisha inama, ni Imana yihagije. Numva mwaravuze ngo ntarindi yagutumye, ntaryo dananiryo. Ngo yadupfunyikiye amazi kabisa. Ngo kandi iyo bari Imana iriho ngo yari kuribwiriza.
Abaravuze ariko ubundi ngo umuvuga buti mwambaraga inkweto z'abagore. Ubundi ariko pastor ngo mwagiye mubera itorero maso kwe. Ngire ashati cyambaye ngo si y'abadamu kandi kuko nari nambaye ishati ya madamu n'inkweto ze. Ariko rero none se aho iminsi gushize wahikura. Ndabwo ntoye nuko muri kubango nambaye inkweto za madamu ariko nibyo Imana imbwiye. No se mbabwira ibyitambwe ngo ceceka ngo ubwo kiri kwiga guhanura nta nibyo gishoboye. Baranduka koko. Baranduka umucece mwarimu nyine nawe barahagurutse aravuga ati ariko bene data ntimukajora umuntu bura nibyo Imana yamutumye yarebye sanga tudaheruka gutura. Haleluya. None rero ngaho nimuture ane ngumva iyo mitwe. Mwarimu batangiye kugira gute kumutuka. Ubwo mwarimu abashize hake batahubwo reka turirimbe yo mu gitabo n'amakorera ko bana buri wese ari kuganira no nyuma. Ariko koko ngo reba nuko gisama kubwo Imana yatume kintu kimeze gesa kuriya. Ariko ni Imana itarobanura abantu ku butoni. Impande zose gizite. Mwarimu baravuze ati rwose ngaka kebo muture ariko rwose mwitongana. Baratongana koko baraseka. Ubwo umukecuru mwe baravuze ati ariko muri gutongana ubundi ntitwari gutura. Ubwo gutura musanze ari ikibazo. Umukecuru araza arambika igiceri c'icumi muri cyakiwe. Perezida wa korali araza atura igipesi cy'ikoti rye. Hari abarakare bari mu murimo tango kari gwekenya iyo ministeri nayi gusenyera urumva we. Kibazo none uyu nguyu wazanywe no gusenya iby'abandi bubatse. Akaza gusenya ministeri akumva abadiyakoni nama bakoze yayisenya wari kujya. Akumva korali nibiteguye igiterane c'amashimwe ngiki. Areka yange mefake ngahe ntayo nzaba hanone mumbagariki nubwo bataguhagarika nawe wariciye. Uwitandukanije n'abandi bafite icyagize ate. Perezida korali abatuye igipesi cy'ikoti rye. Undi mugabo abatuye igihanga kiriho intare ebyiri cyakera. Imana birambwiye ngo gera ikibo urebe ibirimo. Ndaza mpengereza mu kibo mbona bose barasenga ngo cyari kigize ngo twayasize. Ndebye nsangamo cya giceri cyawa mukecuru nsangamo cya giceri cy'igihanga n'igipesi cy'ikoti. Imana irambwira ngo babwire ngo mwanze gutura ituro ngibaho umugisha. Muzatura ituro umuntu atazarwaza umwana ngo ari yibutse. Muzatura ituro umuntu atazajya mu bitaro ngo ari yibutse. Umuntu atazatsindisha umwana yabuze Minerval ngo ari yibutse. Umwe baravuze ngo bajye kugutekera urye dore ko ari inda zibagenza wa mushenzi we. Abarandutse nanjye banihagazeho kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ndukarye ibiryo by'ufite ikijisho kibi. Banabandi Imana yambwiye ngo sindino ariko ibyo nibyo nari nishiriyeho inzara yari inyishe. Iyo bansekera nari ndabijya. Numva noneho ndataha mwarimu aramperekeza. Mwarimu aramperekeje rero angeje munsi y'urusengero nkahariya arambwira ati niko bira bintu wari ubimaranye igihe kingana iki. Ntimana yabimbwiriye hariya none ko wabeshe ngo waje yagutumye. Ni nyine yambwiye ngo nze indumye hano ariko ibyo navuze nibyo yambwiriye hariya. Aba ngubise urushi tinanze kugukubitiraho bari. Ati wori ratore ruza barakare barimo kubantereje nzabakira nde. Uzi kugira ngo Imana ikubone nk'umurakare mu rugo rw'Imana. Yakubona nk'uciye bugufi, yakubona nk'uwumvira, yakubona nk'ushaka ubugingo buhoraho. Ngewe naranutse na diakoni yambwiye namubwira ngo uranzi ntawupfaga kunyuza mw'amaso na pastor azakumbwira ari gutitira ishigikire. Hari uzagera imbere bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba busa. Murekeraho ku cyumweru gikurikiyeho ubwo nagiye ndarira ngeze mu rugo. Madame atese kuje uri kurira amaso yatukuye ndubonye ibyo ko bangubitiye. Umuntu avuze ubutumwa baramukubita gase bari bakudiye hasi. Ndi igitenge nsoza agira unize igitenge
ku cyumweru gikurikiyeho bateranye umuntu wagira unize igitenge ku cyumweru gikurikiyeho bateranye ngize igitenge di mwese hano murandeba buriya ku cyumweru bateranye bari gutendereza bibaye nka 5:00 n'igice bose bagezemo n'ababandi bakererwa babanza basokoza hari umuntu usokoza jaho bakarinda kwakira abashitsi atarahagera ngo cyageraga Mana yacu zikwihangana ubwo bose barimo babwiye korari ngo niririmbe bagiye kumva ijambo ry'Imana bagiye kubona babona bose imitutu y'imbundi iri mu madirisha buri dirisha ririmo imitutu nk'itanu buri wese akabwira ngo uri Imana nyama kuko hegereye ikirunga abacengezi bari bateye ari imitwe iyi bamwe bamenera hitwa kukira ubwo bamwe abasirikare bajya kurwana nabo kugira ngo babasubize inyuma iyo baturutse naho abandi bameneye hehe ku rusengero umwe rero ngo iri Imana nyama umwe ngo mwizina rya Yesu ngo mwishirizo mbuna papa abaguye agaramye uwari uri mu muryango ngo ariko koko mwakubaye inzu y'Imana tapu umurambuga imirambi igaramye hehe abandi bose amaso bayakura hehe buri umuntu ushobora kumubwira ngo akizwe akireba neza akazakizwa yayakanuye ubwo mucegeza araza ati tugiye kubamarira mufungura amagerenade mwese n'abari mu madirisha mwese murasa ntaho bari gusohokana mu muryango bari barimo muri buri dirisha harimo imitutu inkingahe ubwo pasiteri barahagurira ati mwatubabarira ntimutwicira ati ibyo turabategeka murabyemera bose ngo ibyo turabategeka murabyemera ngo ku cyumweru gikurikiyeho navuye ku cyumweru ibyo bibabaho ku cyumweru 5:00 umucengeza bayinjiranye ihema ati ibyo turababwira nimutabikora turabatsinda muno nta numwe urasohoka abazanye ihema ngo ngaho mwese nimuture baturire kandi muhere ku murongo hano iyo ugiye gutura umanza winanura hari n'ukoramo dufite intoki zifite n'amaso kamenya ikijana n'icya senkane yakumva koze ku kijana kabararekuye hano hari amafiyeri mu gutura mama kandi yagiye gutura niyo yamuhaye abahungu n'abakobwa iyo yagiye guha niyo yavuze ngo mana kuri Noheli nge n'abana tuzajya gusangira kwa mukecuru hanyuma ngiye kuri Noheli nge na hane tuzanywa ibifanta n'ibiki iyakurinze zanywa iki muhere ku murongo wa wundi watuye igipesi cy'ikoti niwe babwiye ngo ku murongo araza afashe portemoni akuyemo inoti y'igihumbi atereye ku ihema bamukubise ikibuno cy'imbunda ngo tura portemoni yari irimo ibihumbi 80 abayinaze hehe ku ihema agiye kwicara barongera batitura nukuri ko Imana ntayandi nsigaranye nari mfite 81 yose ngayanyesize hano batumva reka tubereka amabwiriza yo gutura manza muri mu mikino uhereye ku nkweto ingofero zo ntazo mwazanye inkweto hehe abakwemwe inkweto ashira ku ihema ipataro he kuko icyo gihe cy'abacengezi amafaranga bayabikaga mu mikaba n'ibikabutura by'imbere bakabipfumura bagashira mu mikaba n'icyo gikabutura hehe n'igikariso yambariye hehe asigara yambaye uko yakagize ate bati hagarara wemye nta wundi turongera kubwira kunama bati hagarara wemye akunda bati bakamubita ikibuno cy'imbuna bati ntabwo ushaka guhagarara wemye ahagarara uko yakavutse byose he
bati mwese mwarebye uko mugomba gutura ngwigo. Ibyo kuva ngo ni umukecuru niki bya bijipo byose bitandatu nababwiye yabyuhururiraga hehe, bo bakajya kwisakira hehe bakana mu mika. Urumva nta n'umwanya bari bafite, bari gukebaguza ngo abasirikari bataha basanga. Urumva baratuye, ihema rya mbere riruzura, basasi rya kabiri riruzura, basasi rya gatatu riruzura, kandi urangije gutura agasubira kwicara. Ibyo kuva ngo sheri wanje ntibyari birimo, ibyo kuva ngo mabuko arimo ibyo kuva ngo abakwe ko mbwira muri kumwe ngo nuko baratura, mubwire ngo baratuye barangije gutura. Abacengezi bahambira ya mahema barikorera basubira hehe. Abasirikare bakihagera, umusirikare wa mbere yinjiyemo asanga abantu bambaye ubusa sohoka ari kwiruka. Afande ati ubahike ishati afande nawe injira urebe kabisa. Afande mukuza bari abafande n'abana beza bavuga buhoro bitonze. Bite ni byiza byagenze bite twatuye bagize bate. Noneho rero murabona twari tubatabaye nk'abaturage bacu, twirukana umwanzi. Ubu niwe tugiye gukurikira, namwe mwiyaranje mutahe. None imyenda abasirikare bari barayikura he? Mwiyaranje mugire mute. Umuntu yasohokaga yunamye yagera imbere agakaraga. Reba abagabo n'abagore bose batumbuje saa sita. Noneho hari nguwanyuraga mu nzu iri ngo hafi ari umugabo yasanga mwijipa akabari yakubitamo agakaraga. Ubwo rero nyuma ya saa sita nagiye kubona mbona baraje iwanjye. Bati muraho, ni muraho neza. Bati watumenye se? Ntoya ntago nabamenye. Bati turabo kwa rya torero wagiyeho ku cyumweru. Namwe murebe uko nsashiraho ndakaye. Ndazurura ndeba naririweyo ndeba ninshi bankubise. Nubwo sibije hano kugira uti Imana imbabarire kurakara. Bati rero tuje kukubwira ko bwa buhanuzi bwasohoye. Ngira ngo umwuka yabatsinze batanga imifuka ya sima yo kubaka inzu y'Imana bateraniramo. Ngira ngo umwuka yabatsinze buri wenda buri wese azana nka feye y'ikirahuri ngo yubake inzu y'Imana. Ngo twatuye ngo ku buryo buri wese yatasha uko yavutse. None so mwigisha yavuye bakagira ikirunga ngo none murashaka iki? Bati turashaka ikiduteye agahinda ni kimwe, nuko ituro twatuye ntawe uzarwara ngo aryibutse Imana. Nuko ituro twatuye ntawe umwana wazatsinda ngo aryibutse Imana iri hereho imutabara. None rero dore baducuje byose babijyanye, turashaka guha Imana ibisigarira. Uko biriyo izatugoboka, uko biri uza amamiliyoni babatwariyeho. Kuko icyo genda wabikaga muri banke utwo ufite twose waratwinjiranaga kugira ngo nibikubita wirukanke ugiye urage. Kambabwira agaciro ka wa mukecuru dusenge. Nubona umuntu apanze gushima uzamushigikire mufatanya amashimwe, kuko iyo ari gushima ntiyamugiriye neza wenyine, ahubwo weho nawe yabagiriye neza. Wa mukecuru watuye igiceri cy'icuma ari kwitonganya ati mwatura n'ubundi ko twari turatura. Uwo munsi yari yagize ikibazo cyo kwirukanka. Ubwo se ndabivugana, yari ari kwirukanka asanga atarajya ku rusengero kandi ari kugira. Noneho rero arasiba. Noneho rero ibyo byabaye watagize ate? Mirimo yabera izibura
izibukwa mbere y'Imana izibukwa cya cumi watanze kiranditswe ubwitange watanze buzibukwa murekeraho izibukwa rero barambye bati utibabarire ku cyumweru uzateranira iwacu duhe Imana ibyasigaye nagezeyo numva Imana irambye ngo uzajyane nabo ibyo kwirakazwa bireke ndagenda njyayo ngezeyo umuntu yarahaguruka agati wamuturisha ntwaye 700 ariko Imana icyo nsigaranye ni imitabo 4 y'ibirayi Imana nyaye umutabo w'ibirayi yizandabara uzandabara Mana uzandabara undati ngewe umuturisha yantwaye 700 600 400 none mfite agahena nasigaranye mu rugo ngahaye Imana y'umwana wanjye natsinda iziyaranja yige wa mukecuru barahagurutse ngo areruya batamena ngo mvuga utame batamena ngica mukundi uwo mugabo wa mama ngo nje yandinze kwambarira ubusa imbere y'abakwe mbona abakecuru bose bagize bate buri wese akareba aho umukwe we yicaye aravuga ati cyewe namuhaye igiceri cy'icumi uwo mugabo wa mama ati numva ngo arambwiye ngo nzaguhesha agaciro kugeza uvuye mu isi ati niryo jambo yanyongoreye maze gutanga ca giceri ati uwo munsi rero ibirori bibaremeraho ati nje nari nagize ikibazo ndi kwigendagenda ati naho ni data wanyuze ku kibuno abandinzi ibibazo afite inzira 1000 akirizamwe abantu be haleluya ati none uwo mugabo wa mama n'ubundi nazanye igiceri cy'ijana ntabyo yanga akunda azi intege nke zanje ati rata mugabo wa mama uzandinde nje no mwijura amahoro abagiye kugira ute kwicara nta murimo w'imfabusa uba muri ibi bintu ngo twagize ngo ni ibintu bya cyane ngo batumira abavuga butumwa ngo twatuze ngo ni ibintu byahaye yaravuze ngo genda uko imbaraga zawe zigize zite zingana wadutije igitenge Imana mu umugisha nuko rero abo bakozi b'Imana ibyo batanze bubatse urusengero rwabo bararutaka Imana iranezerwa abo ngabo bambaye ubusa abenshi bemeye kugarukira Imana nukuri bafite amamodoka azana ibirayi hano i Kigali amenshi nayabo Imana yarongeye irabarema madamu twarasenganye ibibazo bitumereye nabi turi mu nzu wahejwe inyuma n'amateka madamu ndamubwira nukuri Imana iri kutwesikoroka ntacyo zagira arambwira ati sheri ntuzongere kuvuga iryo jambo Imana yacu ntabwo ari bakamenga izaturyarya irindi jambo ikarinda n'uwo yaribwiye izadushigikira ngiye ambwiye kuzicara no mu ndege abantu n'umugore ndabwenga afite namanje nkagenda no mutagise kuko najyaga ku Kibuye n'amaguru ngiye mwivuga butumwa ubu ndimo ndagenda na Rwandeya eswe no muri iyi minsi ndumva nzagenda iyo uvuye mu ndege ugeze hara ku kibuga cy'indege ukuntu bakwakirana icyubahiro wowe wacu ariteye arata mbifurije kugera ku kibuga cy'indege mu izina rya Yesu umva reka nkubwire shingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo kure cyane habaho Imana itakura umuntu ntakure cyane habaho Imana itagira ite itageza umuntu niba uri no mu bibazo niba uri no mu bikomere warakomeretse nibyo uracyafite intambara ariko irinde we kwiyica wikwigirira nabi hahirwa uwihangana iyagukubise izakomora haleluya Imana yacu ntiyakundira yuko Satani yatwishima hejuru ahubwo izamutsinda ituneshereze erega Imana
imana ntidutererana naho yakubabaza ariko ntigire kanga uruhame ibiretse gatoya ngo ireba bugereje ariko nabwo ibifite umugambi wo kugushabuza. Imana yacu naho yababaza umuntu imugirira iki? Abari kumva noneho bashima utitaye ku bikomere ufite ugutumva mana nubwo ngifite iki kibazo ariko ndagushimye, nubwo ngifite izi ntambara runaka ariko ndagushimye, nubwo ntarubaka iyanje ariko ndagushimye kubyibura umpaye kwishura ubukode, nubwo ntarashaka ariko ndagushimye ko mfite sheri byibura, nubwo ntarabyara abahungu ariko wambaye n'abakobwa uhimbaza, nubwo ntarabyara abakobwa ariko wambaye abahungu uhabwa icyubahiro, nubwo ntaragira isambu ariko wambaye ikibanza cyo kubakamo ndagushimye. Haleluya! Abari kubyumva neza muhaguruke mutere haleluya maze dusenge. Imana ishimwe. Rero tugiye gusenga Imana ariko niturangiza dufatanye n'iyi korari gushima Imana. Haleluya! Tuvuge ngo mana bo bashatse imifuka 5 ariko nanjye nazanye 500 azahemba umuyede uzirigora kuri ikaro. Haleluya! Uvuga uti nanjye nzi neza kuzanyishura, nzi neza kuzangirira neza. Buriya aba bana biriwe baradukamera, aba bana ni abakozi ku murimo kandi mu Rwanda rwacu buri wese agomba kwihangira umurimo. Imana ibahe umugisha abasore, ariko nanone ntugire ngo bava utabahaye ibiceri kandi ngomba kubaha ibiceri. Buriya rero iyi korari yabonye imifuka 5 yo gupava mu rusengero ariko igomba no kwishura amashusho kandi nanjye bankameye. Iyo wifotoje utangaga ngahe? Kandi mwese musigaye murajya kwifotoza kandi kwifotoza ni byiza. Ifoto ni nziza rwose mujye mwifotoza. Nabonye n'amafoto ya ba Dawidi, nabonye n'amafoto ya bande, ni byiza. Ariko kandi iyo wifotoje wava imbere ya cameraman utamwishe bahava batakwishuyemwe. None weho bagufotoye wanabyinyura tendereza byibura wishure cameraman. Rero ndashaka ngo dusenge Imana tubwire Imana ngo turagushimye kuduhaye umwaka mwiza, kuduhaye umutekano mu gihugu cyacu. Turagushimye kuba duhagazeho twe n'abana bacu. Turagushimye. Nukuri mureke mbabwire njye mfite amashimwe arenze. Abana banjye bazanaga birote iriho amanota 7 5 10 nangahe 20%. Ubwo uwihagazeho ngo pango none nagize 22 ngo narengeje 2 kuri naya kumva abandi ngo yabaye uwa mbere ngo yagize 90 ariko abanje Mana nkabona abana barabanza ni bati nsengerera umwana wanje rwose, umwana wanje ntabwe ngafite nta musengera toze kuntu kimusengera wa mwana yagize ubwengo bari kuba uwa mbere. None Mana banje bitera ngiye gusenga umuhanuzi araza mfata akaboko atumva kuwiteka avuze mbonye imitwe y'abana bawe imese nk'ibijerekani byasizemwe amavuta. Ntabwenge namba buri mu ntayika data arabibonye byose we. Atari ko marayika araza azana kandi kajerekani kuzuye ubwo agendera asuka mu mitwe yabo ngiro mwicaranye ngo ubwenga abana bagira ku ishuri Imana ibigiramo uruhare. Arasuka ngo aruzuza neza aravanga kuyubujiji wawe ihabwe icubahiro nicyo cyari cyanzanye. Ubu ngubu abakobwa banjye mfite abakobwa 2 muri kaminuza, ndashaje myaka 42 ni myinshi, maze ubu ngiye kujya mu 43. Mwagize ngo nduwejo se? Abakobwa 2 rero bashoje kandi ntibigaga ku kigo kimwe, kandi umwe bamwibye rinete z'amaso nyine tujya kumukoreshereza izindi kandi bari mu kizamini, ariko kandi yarari muri siyanse kuko yari yarakurikiye MCB. Ndashima Imana nubwo yarize ndamwihanganisha namubwira ntituza pe nubwo utabona buruse ndakugurira. Yagize amanota 50 muri MCB. Ubwo subwo ni umuswara ntabwo ari umuswa pe. Iyo atarwara nanjye ndabihamya ngase yari kuzuza pe.
yari kuzuza kandi nayo ngayo nyashimiye Imana ari ngico gihe uba yaje muri muri iki gihugu ikazakumarira iki ubu kumugurira kaminuza mujyana muri cyangwa mujyana muri nesi cyangwa mujyana ahandi hose amakaminuza hano mu gihugu hano muri Mount Kenya ntabwo nakwikandagira ngo ayo ntanza zapfa ubusa kuko havuye 50 ntihananirwa isomo bamwigisha ariko se kubwanjye ahubwo ndashimiye yansukiyemo irakaramaika mana uzi kugira abana babaswa gusa datawe arubazaga ngo zana birote ngo ukabona ari kwishira mu mugongo zana birote nshaka iki nahi bihari nta muneze igeze bite bimuteye ntabwo wabura amashimwe muhaguruke tubwire Imana ngo Mana nubwo ibibazo byaba bikiriho bitarasize ariko tugushimiye ko waturinze tugushimiye ibyo wakoze kuri twe tugushimiye ibyo wakoze ku bana bacu tugushimiye ibyo wakoze ku batware bacu tugushimiye impanuka wadukijije tugushimiye ibibazo twagize duhagararaho tugushimiye uburwayi twagize ukadukiza tugushimiye abacu batwite bakabyara tugushimiye njyewe uyu mwaka nagiye mu ndege 8 indege 8 ugira ngo abazamuka muri kiriya kirere se bose bamanukayo hari abo zisandarirayo na nyuma yuko nzivuyemo hari indege zakoze impanuka muri aya mezi ashize 2 tuvuyemo kuko isi yo nari mitakoze impanuka no kubera Imana kuko isi moto wagiye itakurengeje rigore no kubera Imana kuko isi modoka wagiye itavuye mu ipine cyangwa ngo vura yikate ibarenze umuhanda no kubera iki kuko abana baye bagiye ku ishuri ntihagire uhura n'igare ntihagire uhura na moto n'uwo bagonze ko bitabaye garave ku ishuri ataritakaje ubwo Imana ibuzikishimwe kweli muvugirize Uwiteka impundu shitani yibereka ibibazo shitani nabereka ibibazo mumubwira ngo ari kuratwereka ibibazo hari n'ibyiza Imana yacu yagize ite yakoze Mana wa twese se umwami wacu Yesu abagore bakuvugirije impundu abagabo bagutambisha imwe abana batoya baragushima abagabo baraha ababyeyi baraha abakecuru n'abasaza turatuye ngo uhimbazwe turatuye ngo nushimwe turatuye ngo ukwiye amashimwe turatuye ngo wagize neza nubwo umwanzi yatwereka ibibazo dufite ariko tuzi byinshi wakoze nubwo shitani yatwereka uburwayi dufite ariko kuba tugihumeka turabigushimiye nubwo shitani yatwereka ko turi abakene ariko no kubitugaburira na amashimwe nubwo shitani yatwereka ko tugifite ibibazo imbere yacu ariko wowe wadukijije ibya mbere uzadukiza n'ibindi tugukomeye amashi uhoraho ababyeyi bakuvugirije impundu abasore bagucinyiye akadiho uri Imana yacu iteka weho wadukubise ni nawe uzatwomora uzatugirira neza uzaduhembura ntidutewe ubwoba n'ibitero bya shitani kuko nibyo twanesheje ni kubw'imbaraga zawe uhabwe icyubahiro n'ikuzo mu izina rya Yesu amen. Ndashaka rero k'abadiyakoni muze